Hello buddy, it's a boss Sampro. Aho waba uherereye hose uri kunyumva wahaye ikaze kandi ndagusuhuje. Ariko nongeye kwibutsa nimukoresha imbuga nkoranyambaga ariko uzibyaza umusaruro. Mwuzaniye amakuru meza. Ubu ngubu dufite watch time, dufite subscribe, dufite followers, dufite na za like n'ibindi byose gukora neza ijana ku ijana. Nimukoresha izo mbuga nkoranyambaga mu buryo kuzibyaza umusaruro. Iki ni cyo cyawe, iki ni cyo gisubizo cyawe cyo kugira ngo ube mu beza afite audience performing neza. It's a boss Sampro cyangwa Sampro Mota ukuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba mu beza akoresha imbuga nkoranyambaga bazibyaza umusaruro. Wadusanga kuri WhatsApp yacu 078 44 04 731 ukatuvugisha tukagufasha tukadusobanuza tukagufasha 24 hours tuaduhari kandi kugufasha buri kibazo cyose ufite turagisorovinga kigakemuka gaye. Muracyatangira koze mujye mwanza mushishoze muri gukora amakosa murabyumva nonse imbabazi bake ngayigendere oya na makosa nyine nakoze wankubise nsabaza ko wankubise akagenda nyine urakoze kosa wacize kosa kandi teriyanye urankubita nsaba imbabazi muze wowe se tapkadana nonse uravuga wowe kandi wankoreye amakosa nsaba imbabazi okay wambabarira vuga mbabarira kuko nyashira ukanja umukobwa wanjye afite imyirondoro ye yihariye బిస్కెట్ల కోసం నా కాళ్ళ చుట్టూ కుక్కలా తిరిగిన రోజులు మర్చిపోయావేంటి ungenda inyuma nk'imbwa yanjye makazi gutuza n'umuhungu wanjye ashingira umukobwa wanjye iminsi yose namaze ntakiri wa wundi నేను పెరిగాను narakuze imyaka 20 yose irashize yego ko nukuri inkweto zanjye zonyine nambara zinganya agaciro k'umwaka wawe ukorera amafaranga none maze imyaka 20 niyo nama wamara imyaka 20 ukora amafaranga ndetse ntabwo wazaguriza inkweto కిందే ఉంచుతాం meze neza mwana wanjye wemeze ute baba nanjye meze neza mbwira wowe ukomeza ahubwo rata stami araza tariki 22 nibwo ari bumve kuva muri gereza agaruka uyu munsi ntabwo amagaraga ngo mbikibutse sirigeze mbyogirwa na gato mama sinzigera mbura nzaba mari kandi mu gihe papa we niwe mukobwa w'umugabo mubi cyane guki yego నీ తండ్రి పేరు రంగారావు భూపతి amazina papa umva amagambo hano నీ తండ్రి amazina papa yitwaga Rangarora Bhubati ఈ ఊరి గుళ్ళో ఉండే దేవుడు నరసింహస్వామి పరిష్కారం క్షమించండి సార్ yakora mu babarire నన్ను అడిగి tugende ku mategeko ya leta utabivugaho nta n'umukeneye kuko kubaza ibibazo byinshi bitandukanyije ndetse n'ibitarengera abaturage రంగస్వామి అయ్యా ninde avuga n'ingirima రైతులందర్నీ కాటన్ bwira abahinzi bo yabwiye mu gihe umushyitsi umva amagambo hano mwihangane gato cyane రేపొద్దున్నే రైతు baza abahinzi ufite amakuru mabi cyane నేను నా కూతురు నుంచి ndashaka gutandika n'umukobwa wanjye narangiza agahita nkwica n'imbwa iraho ngakwica mbona nkakabwira araseka nanjye ngufite andi makuru ababaje ubwo mwavuga ngo mu gihe ubwo n'ibindi ndetse zawe mbere yuko nkubwira ibye ugomba kubanza ukamenya uriya musore ninde నువ్వెవడో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం నాకేంట్రా kubundi kweki why should I know about you kuki nakumenye yo guhinduka umuntu ukava mu bugoryi n'ubuswa urimo urakora మారి నేను చెప్పినట్టు పోలవరం urahindura intekerezo cyangwa ngufatire mu kazu kamwe k'abandi barimo ndi batwaremo abandi avuga ni bande cyangwa se లేకపోతే నీకు ఒక్కడే కొడుకు అనుకుంటాను ukeka ko ufite umuntu umwe sibyo ఆయన కళ్ళు నీకు పెట్టి ejo yashe data yapfuye పని ఏర్పాటు చేసి ndetse bani yaramfashije mbona amaso yanjye rero yongera narikemura baguha nawe amaso ya data amaze gupfa bamuha amaso ye barayaguha నా కళ్ళు పోయాక అర్థమైంది ubu nibwo maze kumenya amakosa nakuze kukubabaza కళ్ళు వాళ్ళు లోకాన్ని చూడలేరేమో కానీ nabaye impumyi muri isi mba munsi ndi impumyi ntabona gusa kuri nco ndimo ndabona kumaze kumenya ukuri nakoze ibi byinshi ఆ నరకం ఎలా ఉంటుంది kubera ko చేసుకున్నారు ibibazo byinshi bikorwa n'abantu ntabwo baba babizi కాబట్టి పెట్టి నేత్రదానం చేయమంటున్నారు uyu mwana niwe wabyemeje ngo dufate amaso Okay guy, yeah, it's a boss Sampro bakunda cyane bahuza ku mutima. Guy rero nongeye kugarura amakuru meza ku bantu bamara igihe kinini ku nkoranyambaga. Birashoboka ko ushobora kuzimaraho ujya kura video ariko ino message ireba abantu bajya ku nkoranyambaga bashaka gukura amafaranga. Ya, nk'urugero iyo bita YouTube dero ko ariyo soko y'abantu baspendinga igihe kinini bashaka gukura amafaranga. So hagarutse andi makuru meza yuko watch time na subscribe ziri gukora ukajya mu kigega cya YPP YouTube Partner Program aho wa prime monetization bakayiguha mu gihe ufite requirement ingana watch time 4K na 1K subscribe wazujuje guy ukaprenga bakaguha monetization kuri YouTube. Ariko hari izindi service dutanga zirimo TikTok service zaho harimo wenda aba views aba followers na za like no kuri Instagram ariyo IG Twitter ariyo X na Facebook guy. Muri ibyo byose dutanga service zose ziri unique followers na banyabo buri kimwe cyose tubonekaho
cyose gifite ubuziranenge guy. Ya it's about sample cyangwa sample moto y'abanyarwanda guy. Nandi mahirwe yawe ariko nibutsa ku bantu bashaka n'ubundi bufasha turagufasha. Niba ushaka wenda kuzamura imbuga zawe ukadufasha ukadusobanuza atubwira ko dushaka kuzizamurira niki twadufasha, niye nama waduha ko dushaka kuzamura followers, dushaka kuzamura sabu, ni gute wadufasha ukayipostinga, nabyo turabikora guy. So wadusanga kuri WhatsApp yacu 24 hours twaduhari ugufasha supportinga buri kibazo cyose ufite hamwe natwe ukagira kure ukaba mu beza ko amafaranga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye.